witwa nde wowe uduha kwambara tukaberwa? Witwa nde? Abaza Imana ngo mbwira witwa nde. Imubwira amazina yayo mu bice 3 na 6 mu Kuva. Iramubwira ngo uzabwire Farawo ngo nitwa ndiho. Natabyumva uzamubwire ngo ndi uwo ndiwe. Nashidikanya uzamubwire ngo ndi Uwiteka. Nubona byamucanze uzamubwire ngo nitwa Imana ishobora byose. Haleluya. Iyo dutindana nayo ishobora bingahe? Murabyemera ko bishobora? Ni ukurira bishoboye. Ikibazo dufite ni ukutayigirira icyizere cyangwa ntidushyire mu bikorwa ibyitubwiye. Kansoreze kwa kangaka dusenge. Umusore umwe ngo yari umusore mwiza, yari umusore mwiza, ariko ngo Imana irangije imwima ibintu bibiri. Imwima akazi, imwima amafaranga, imwima n'umugore. Arangije abwira Imana ati Imana undemo ngire mwiza nk'uku, ariko unyima amafaranga n'umugore. Aravuga ngo wakunyereka nkakubaza ibibazo. Iramubwira ngo uzazumbaze. Ngo agiye mu nzira kubaza Imana ibyo bibazo, ngo ahura n'umukobwa mwiza ariko wabuze umugabo. Umukobwa aramubwira ngo ugiye he? Ati ngiye kubaza Imana impamvu yangize mwiza ikanyima umugore ikanyima n'amafaranga. Ataha ati nanjye uyimbarize, yangize mwiza ariko nyima umugabo. Ati nawe ndumva duhuje ikibazo ndayikubariza. Ageze hirya ngo asanga igiti giteye hejuru y'amazi ariko cyumye. Kiramubaza ngo ugiye he? Ati ngiye kubaza Imana impamvu yanyimye amafaranga ikangira mwiza ikanyima n'umugore. Ati uyimbarize impamvu yansize hejuru y'amazi nkaba ndatoshye kandi ibiti biri hejuru y'amazi byose bitoha. Ati ndayikubariza. Ageze hirya ahura n'intare. Atugiye atiye kubaza Imana impamvu yangize mwiza ariko ikanyima amafaranga n'umugore. Atuyimbariza impamvu yantuje mu ishyamba ikanyicisha inzara. Ati ndayikubariza. Ageze ku Mana iramubwira ngo uje gukora iki? Ati nkuzaniye ibibazo ariko ahe n'abandi bantumye. Ati banzi ibyawe. Ati wangize mwiza unyima umugore n'amafaranga. Ati ndi wagutumye ninde? Ati n'umukobwa wagize mwiza ariko mwima umugabo. Ati ikindi ni igiki? Ni igiti kiri hejuru y'amazi ariko cyananiwe gutoha kandi kiri hejuru y'amazi. Ati ikindi ni igiki? Ati ni intare iba mu ishyamba ariko yishwe n'inzara. Ati subirayo uhere ku mukobwa umubwire ko umusore wa mbere bazahura akumva aramwishimiye, igisubizo cye niwe mugabo we. Ati none igiti cyo atuzakibwire ko mu mizi yacyo harimo amabuye ya zahabu niyo atuma kidatoha, kizashaka umuntu w'umukene ayacukura yakuremo akire nacyo gitohe. Ati none intare? Ati intare uzayibwire ko umuntu bazahura bwa kabiri utagira ubwenge izamurye n'ibyo kurya bye bihari. Aragaruka ageze ku mukobwa ati Imana mbwiye ko igisubizo cyawe ari umusore muzahura ukumva uramukunze. Umukobwa ateka nkubwire burya cyagiye untambukaho bwa mbere waratambutse nsigara numva nashize, wambabariye ukantwara tukibanira. Umusore ati reka njye mfite ubutumwa bw'igiti. Uri abantu bari kurenga ku bisubizo byabo kandi barasenze Imana. Umukobwa ati wanze kuntwara? Ati ndanze. Ageze ku giti ibiti bimeze bite? Ati Imana yavuze ko mu mizi yawe harimo amabuye y'agaciro, uzashaka umukene akayacukura akayakuramo nawe ugakira. Igiti kiramubwira ati wambabariye ko ari wowe mbonye, aya mabuye wayacukuye ukayatwara ugakira nanjye nkamera nk'ibindi biti. Umusore ati ngewe mfite ubutumwa bw'intare. Mureke mbabwire mwabarokore, ntabwo ari uko tutasenze, Imana yaravuze ahubwo hari ibindi turarikiye. Ariruka ajya kureba intare, agere ku ntare. Intare atuje gukora iki? Ati Imana yakubwiye ngo iki? Ati yambwiye ko umuntu uzabona utagira ubwenge uzamurya. Intare ati reka nkubwire, ubushize warancitse ariko nkurikije uko nkubona ndabona nta bwenge ugira, ubu urabona wancika. Intare iramufatira murya. Ubu Imana hari uko itaragiriye umuntu mumaze igihe kingana iki musenga, aho mwasengeye ntiduhura n'ibisubizo byacu ariko tukabicaho mukanya ugatangira turi kwitotoma ngewe Imana yarandama ngewe yoza kuba n'umupagani. Buriya ntago ikibazo ari uko utari umupagani, ikibazo ni uko utumvisha ibyo Imana yavuze. Ngo umugabo yirutse ku rukwavu ruramusiga agafata aho ruvuye, ngo abonye rurenze yifata mu mugongo, aravuga turancitse wa rukwavu. Ati shati yombi mugamba nkweretse. Buriya ntabwo ikibazo ari uko kudakira kwawe, kudatera imbere kwawe si ikibazo cy'Imana, ni ikibazo cyawe. Ndimo ndibaza ngo utindanye nande? Utinze mu biki? Kuki ibintu bigutinyuka byaragutinyaga? Mose ngo bamurebye mu maso, Mose ngo baratinya bagira ubwoba. Mose abaza Imana ngo Mana witwa nde? Iramubwira ngo nduwo ndiwe. Imubwira amazina yayo. Iramubwira ngo uzagenda ubwire Farawo ko wabonanye nanjye. Mose abwira Imana ngo nyongera kandi kamwe nibura bibe 4. Yasabye iki kindi? Yasabye umufasha. Buri wese akeneye umufasha mu butayu. Hari ibyo udashoboye abandi bashoboye.
ibyo rero udashoboye abandi bashoboye. Shaka abafite ibyo bakurusha kugira ngo utere intambwe. Niba nahanura sinabwiriza, niba nabwiriza sinaririmba. Impano zose zirafashanya. Abantu batindanye n'Imana rero bagira uko bameze bitandukanye n'abandi. Ariko twasomye ijambo rivuga ngo uko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire rite rihere. Ndagira umunyemerere, amasaha yagiye, dufate umwanya dusenga. Umwanya nk'uyu nguyu wabateguye hajya abonekamo umwanya uhagije wo gusenga Imana. Ndumva nifuza ko dufatikanya tukabwira Imana ngo Mana, twiriwe imbere yawe, ariko dukeneye kongera kumenya neza urinde, witwa nde, ko tubesheje mu buzima. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Ariko hari abantu bumva baryohewe no kumenya Imana. Kumenya Imana biraryoshye. Iyo ugize umugisha wo gutindana nayo uba wumva biryoshye. Ikibazo dufite nuko abantu basubiye inyuma. Abantu bagenda basubira inyuma. Abantu basigaye bakizwa amasaha makeya. Sinzi ikibibatera gukizwa amasaha makeya. Icyampangaye amasengesho musengeye ahangaha aducume tuzongere duhure, ntawe urasubira inyuma. Tuyavamo abantu bakagwa. Sinzi ibintu bibamara ubwoba. Nibiki byabamaze ubwoba bituma abantu bakora ibyaha. Buriya dufite umwanzi uduhiga, Satani. Iyo dusubiye inyuma akadufata, araduconshomera. Sinzi ikibibatera gukizwa amasaha makeya. Icyampangaye amasengesho musengeye ahangaha aducume tuzongere duhure, ntawe urasubira inyuma. Tuyavamo abantu bakagwa. Sinzi ibintu bibamara ubwoba. Nibiki byabamaze ubwoba bituma abantu bakora ibyaha. Buriya dufite umwanzi uduhiga, Satani. Iyo dusubiye inyuma akadufata, araduconshomera. Ngo impyisi yirutse ku ntama, ngo bigeze ku rwobo intama ibona umwobo irawusimbuka, impyisi wugwamo. Intama irebye inyuma ngo ibona icyayirukansaga nta gihari. Aravuga ati ariko impyisi ibaye iki? Ati wasubira kureba ikibaye. Abantu bari gusubira inyuma kurebya ngo impyisi intama igeze ku rwobo bisanga impyisi kiri kwigaragura. Intama ati Imana irakumpaniye warundiye. Impyisi ati wamba bari ukankuramo, ko nunkuramo nzabwira impyisi zikaba inshuti z'intama. Intama ati ubwo ntiwandya? Ati nukuri sinakurya. Sebwe intama n'impuhwe zayo, abantu bakora ibyaha kubera impuhwe. Ngo ntamusomye yapfuye se. Ibi ni ibiki ari kubona? Ikuramo impyisi, iyigejeje hejuru ihita mu ngoto. Ngo mu gihe bigunda umukana bakamira hagera, ibaza intama ati bigenze bite? Intama ati ngiriye impyisi neza, ariko iri kunyitura kundya. Bakamata ariko wamyisuye nawe nta mpugira, ariko uri nta mungira uko bigenze bite? Ati nari nshonje nari kukirukankaho gisimbuka umwobo mugwamo, igarutse nkuramo, none mbure kuyirya. Bakamata ariko nyereka uburyo waguye mu mwobo. Impyisi irasimbuka isubiramo. Bakamibwira intama ati ngaho genda, nugaruka ibizakubaho ntuzambaze. Ubu ndagira ngo mbabwire ko ibintu birimo birica abarokore no kugenda basubira inyuma kandi barigeze kumenya Imana. Basenze, bene data batangiye basenze, ariko nanjye numva nifuza ko munyemerera tugahagura tukabwira Imana ngo Mana, dukeneye imbaraga zo gutindana nawe. Nimuhaguruke dusenge.